ngo hari ngo reka mbabwirire amazina y'intera hamwe taragakamba ndayitabe sendo nyoyo rwara ranje sendo we datawe ku gikompara cinciyo gutwese ngo ndagenda guti ko mufite amateka noneho bo bafata icyo kivugo bahita babihinduramo story yawe kweli. Okay, by the way, baramurashe Kantano rero Kantano yapfuye acitse ukuguru I don't know. No bango bo bango barashe umuntu ikompara yagiye rya direct kuri mixer arimo kumixinga. Ngize inyenzi nkotanyi zigeze hariya aho ngaho mureba aho mbara buturo barimo barye migage ni mucika intege hari datawe bandashe ukuguru. Ariko birirayo ngo kuguru kwacitse none se bari Kantano birasibwo bari bahagaritse genocide sinzi Kantano yishwe na sida oya ariko kuguru barakurashe koko inkotanyi zaramurashe ngo datawe ngo uzindashe kuguru none nkibaza saga bara ako batitu bagira kata cyangwa ni narrative bizira aho ngaho nkuko rujya bivuga abasikeje bonde baramanga afande ngugabanya kujuserereza afande kabarebe afande kabarebe ndamukunda pe akunda mukunda nago mukunda ndio nkunda twa scenario twajya vuga turango twagisivile avuga nk'umuntu utize makerere ngo afande ngo yaraje ngo aho yarahagaze niza amaze gutambuka ageze imbere umusirikare uri inyuma ye akandagiyeho igikompara cyo kiramwisha ibyo kagira ngo nabyo bikwiriye kujya mu bintu bigomba kumwamamariza kumutorera president yego ngo yakandagiye afite ibiro nk'ibyisazi kubyo atahagurutsa bande bayini. So namango hari utuntu bajye bakora kwimbisha ngo afande yatabafande ubone generali tuzi ko ari umupiganaji wa danger ngo yatabafande twe twamaze kubwera kandi ubari vangu wabataye yapfuye ni Rwigema abarusha umwaka umwe 2-3 ngo yatabafande yaze ngo atabare ntuze kabarebe Kagama kurusha imyaka ingahe ngo afande araza tuva araturunda adukura mu mutara tujyana mu birunga urugamba rurakomeza dutsinda Habyarimana wacha wewe kandi wajye mu birunga uzwari we Salimu Sare ni urwanya urugamba rwose rurangiza afata jamaa yure anamweka pale n'amasumo nubwo recognition ikomeje kugenda ibura ngira ngo nabonye inkotanyi zizi ko ari Kagame warwanya urugamba Salimu Sare ne warwanya urugamba oya umuntu wawe nabivuze wabivuze turirayo izi nkotanyi ibi bintu zigeze nibyo bikomeje gutuma abantu bamenya ibyazo neza yafande Kagame ne warwanya urugamba mbabarira umfashe gukompara discipline y'inkotanyi ukurikije ko turi kuzibona kuko twakurikiranye imirongo migari cyane wenda benshi twari bato utarajya kuri discipline umuntu ugomba gupresent urabizi ko noza n'abasekere bangaye bamaze guhanwa uyu munsi uyu ni babiri undi bahanye ni yitwa nde hari Gustave na Nzenze no muri mama 23 ariko mbona ni Nzenze bona Kagame yindi discipline y'inkotanyi wowe ubwo wamaze kwinjiramo ndagusubije tararabaza no kukimbaza kuko twadukomeje kuri gipororoje kugira kigano kijye imbere Kagame n'umubona ubone Nzenze nubona Kagame umubone na Bosco ntaganda ubwo ngubo isi nuko imubona ntabwo arava ku butegetsi niyo mpamvu apororoje ikintu cyitwa itegeko nshinga rigombe kuvuga ngo bagengo no ngo umuntu uyoboye neza agomba gukomeza mpaka apfuye kuko u Rwanda turitegereza tukabona nta wundi u Rwanda turitegera abanyarwanda twaritegereje rwose dusanga nta wundi kandi mu Rwanda rwa miliyoni 14 nawe akahita babwira ko yicuza impamvu yabavutsemo uko muri bipfobagane bakakoma amashyi ba minister u Rwanda n'aba generali nka ibingira akavuga ngo afande no muntu dasanzwe yataba afande ntago tuba turi muri iki gihe turimo afande yaratubwiye ngo muzamuke nuje oda yahawe n'umusirikare wa Habyarimana ngo inkotanyi nizi gutsinda ukomezanye nazo nanjye afande arambwira ngo ingabo za Habyarimana nizi gutsinda ukomezanye nazo bagakoma amashyi bakumva katerafashe nibyo ariko
hanyuma rero kuri discipline ariko ndumva wanakisubije nakikubwiye discipline ya Kagame ni kimwe nanzenze. hanyuma sikurikije ukuntu wakuze wumva Habyarimana na MRND yiwe na kino gisirikare cya fari na discipline y'igisirikare muri rusange ariko ntumva nabyo wabishobora. Oda y'abasirikare, discipline y'abasirikare ba RDF ndayizi na senior officers ndabazi. Iyo bakurega kuba uri umusambanyi urongora abagore utera madakenyege cyangwa wibye bakakuvuga no kuri foreign wewe askari umva briefing y'abasirikare yego nyinyi mnaenda hivi unafanya mambo ya usherati kila mara, mnaona RDF zasigara wewe serikali Musaka mwisi nyewe mnakuwa na ukimwi mnakufa hivyo hivyo imitezi hichi byose mburugu baragaza mnakufa hivyo chenyeji. Afande tajirudi tuzisubiraho. Ya mujitahidi. Jinga wenu indaya gasia. Yarangiza afande bakaza kumukuregera hakaza umukobwa atwite. Serikali wanyane indara ko nagwa mfasha. Nohe urugero Ivan. Muhamagara Ivan. Giko wagiteye neza Ivan sohoka umugore sohoka Ivan ngwino akita kubaza niko mister ibigore byiza mu bikura he mwebwe ko twe twabibuze ubwo ni discipline kuvuga discipline ngamwe ngo barasanaga mugani muri bya bibaya abandi bari kwiterera baya batipe ariko birangira bitiriwe urugamba gukambya gahanga appearance yabo ntabwo serikali n'umwe tukeneye kuba yaba indiscipline dore kuno briefing ameze ubu rero Robert ubu none undi serious nta musirikare dukeneye kuba n'umusirikare anenda hivuye na ukishora mu busambanyi ukajya igihugu kizoboka nande umusirikare w'igihugu dukeneye RDF tugomba kuba RDF ifite ubu urimo uravuga kumbe we ntago uri serious mu mutima roho yako temwe roho yako temwe umutima urimo gushaka afana ubu kandi bama ku briefing afite escort we hari ambassadors mbabarire ngo cimwijama arabamye ngo umutima wawe ngo ni uzago ngucira urubanza urayize ndayize hoya ahubwo nahishiye mu mutima wawe roho yako temwe na briefing za his excellency imbere y'abasirikare genos ambassadors salute mwakoze umurimo ukomeye cyane mu matorero yose urabona bari abatipe man briefing nuko mutazize mwewe za mbere kugeza mu 2000 tugarike ku 2000 kubona basi Kagame ariko briefing abasirikare imivugira avugamo ntabwo imeze nk'iyanje wowe kuwa ngo igitsina kivuga mu izina kuryama n'umugore akabivuga mu izina akabwo yujinga weno unachukua unaweka alafu nakuja ukaza yifasha ipoti yarwaye umutesi izo nizo briefing zabagaho ariko ambona abanyarwanda kazi twaharaniye bene amano gamba kaboho y'u Rwanda tugomba kugira ngo babare bwacu ntatubuze baba bamureba abanyarwanda n'abagome uko abavuga kuri yavuga ngo naho utatumenyera ibyo baba bavuga ibiki bakamureba baba Kagame atangiye kuvuga ijambo baba batipe bose bambaye amakoti bakoma amashyi umutima yabo birimo gusimbutsa inkoko bajora amagambo ye bacenshura mama ni wajya kuvuga ngo gucenshura yari umusaza wizo kumubwira Nyagatare nk'aka kano kana kari mu bishya uravugije ukuri kuri kwimana kana kavuga ibigambo byinshi ngo ko twamushize ku ntebe yaretse akakomeza iyo ngibi ariko abeshya abahutu ariko abatutsi turamuzi so that is ubwo twavuga ku bya discipline ibyo bwo ubishyizeho mucyo discipline bavuga discipline RDF ni discipline kirazira kikaziririza hano twabaga dufite akatabo umve n'ukuntu umuntu uyo funguye hano ukazamura ukavanamo agatabo utangira gusoma ijambo rya mbere kirazira ko umusirikare wa RDF aryagaguzwa umva iyo mvugo kirazira ko umusirikare avugaguzwa urumva ngo iyo mvugo atarimo umujinya w'indandura kuvugaguzwa kuryagaguzwa
guteshaguzwa mbese kuvuga guzwa ibyo byanditse muri akane bita ngo ni Bibiliya ya gisirikare buriya birimo karimo kuvuga guzwa kuryagaguzwa umuntu wabyanditse ndanamuzi bahise bavuga ngo very good ngo very good ngo avuze neza hanyuma ujye kwakira telefone iyi telefone sinzi yari ariko allo api ntabwo birimo bihura hanyuma reka duhita twifashisha ingingo ya disipurine ya RDF tuyisanishe ariko hari akantu abantu bashobora kumva badasubije neza disipurine RDF yo ni disipurine ubwo comparing na fare byanga bikunda kuri disipurine ntaho bihuriye ikintu cya mbere n'umuntu watwigisha ikintu cyitwa discipline na table manner table manner n'abasirikare banoza bahabyarimana akubwira tukuboko kuno nago gushira gutya ku meza ugafata ikiyiko ugatangira kurya umusirikare ukuboko kurambike gutya ingofero wayisize hirya uje kumemesa abona abasirikare ba fare abatwigishaga iyo discipline ryari hehe ejo bundi n'uyu munsi ngaho banabigendereho banabyumva n'ubundi n'ibintu barimo gukora n'ibyanuza n'ibya Rusagara General Rusagara ni farsi FDLR no FDLR yo nakasa mutwe we FDLR yo ariko FDLR nayo yose ntago ari mbi ahubwo FDLR irimo bamwe akusubundi hafi ya bose ni babafashe abashinzwe genocide banyarwanda kazi bari umuntu